Ikaze ku rubuga iyungure. Murabizi rero kuri urubuga twunguraniraho byinshi bishobora kudufasha muri uru rugendo rwo kuri iyi si tutaba tuzi uburyo twayigezeho no kurusoza, kandi n'igeno ry'Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu aravuka ntabwo aba yabihisemo no gupfa rero cyangwa se kwitaba Imana nuko bigenda. Ibyo byose ni Imana ibigena. Mu gutangira rero icyo tubahishiye uyu munsi nababwira ngo turabifuriza gukomeza kumererwa neza. Abatameze neza mwihangane, niko bigenda kuri iyi si. Ibyiza n'ibibi birasimburanwa, ariko byanze bikunze muhumure, Imana irahari, bizagenda neza. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe kuri uru rubuga iyungure tugenda twunguraniraho ibitekerezo, tukifashisha bamwe mu bantu baba bafite ubunararibonye runaka, cyangwa se tukinjira mu bushakashatsi butandukanye bugenda bukorwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, byaba ibyandika, byaba radiyo cyangwa se amateleviziyo, aho abashakashatsi banyura hose. Uyu munsi rero n'ubundi tubahishiye ibishobora kudufasha kubaho neza, kandi ni ibintu kenshi umuntu atitaho nyamara bifite akamaro cyangwa se byagirira ubuzima bwe, umubiri we akamaro. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo 8 twakwirinda indwara z'umutima. Wari uzi ko indwara z'umutima ziri mu za mbere ku isi zitera impfu nyinshi, kandi kuzirinda twabishobora? World Health Organization yagaragaje ko habaho impfu miliyoni 17.9 mu mwaka, bingana na 32%. Imibereho yacu n'imirire idahwitse izamura blood pressure cyangwa blood glucose. Gusa hari bimwe mu byo umuntu atahindura, kuko izo ndwara uba ufite ibyago byo kuzandura kubera imyaka. Ku bagabo bahera ku myaka 45, no ku bagore kandi ni kimwe, ni imyaka 45. Ikindi, abagabo n'abagore ntibahuza ibyago byo kwandura. Urugero, imisemburo yitwa estrogen igirwa n'abagore ibafasha kwirinda indwara z'umutima, ariko bakagira ibyago byo kuba barwara diyabete kurusha abagabo. Ndabibutsa ko tutari abaganga, ariko twifashisha ubushakashatsi bwemewe bugaragaza ibiriho mu buvuzi n'ingamba zafatwa. Ntabatindiye, reka mbabwire ibyagaragajwe byaturinda indwara z'umutima. Icyambere, gukoresha checking ya high blood pressure, kuko iri mu bitera indwara z'umutima. Ni ukwitwararika rero gukoresha ibipimo by'umuvuduko w'amaraso byibuze rimwe mu mwaka. Icya kabiri, kugira ibipimo byiza bya cholesterol, kuko kugira cholesterol bituma amaraso atagenda neza mu miyoboro yayo, ibyo bikaba byatera indwara z'umutima. Icya gatatu, kugira ibiro bingana n'ukureshya. Ku muntu utarakunze kubana natwe kuri uru rubuga ashobora kwibaza ngo ese burya kugira ibiro bingana n'ukureshya ni ngombwa? Ushobora gukurikira bimwe mu bibazo bitandukanye twagiye tubaza umuhanga mu bijyanye n'imirire, Madame Anastasia Mukakayumba, ugasobanukirwa byinshi kuri uku kugira ibiro bingana n'ukureshya. Burya rero kenshi hari igihe tuvuga ngo kugira ibiro byinshi ntacyo bitwaye, kuko hari n'igihe usanga umuntu nta ndwara biramutera, ariko burya ni igihe gito, kuko iyi ndwara zimugezeho zisya zitanzitse, kuko aba adafite ubudahangarwa umubiri ukeneye. Kandi usanga abantu bafite umubyibuho ukabije bafungura ibiribwa byiganjemo isukari. Icya kane, ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Ngira ngo kugeza ubu ngubu nta muntu utazi akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, nubwo kenshi dusabwa kubanza kugisha inama muganga ukamenya siporo wakora n'uburyo wayikoramo. Tumaze kubona ko imyitozo ngororamubiri ifite akamaro kenshi
kandi akaba ari imwe mu binini muganga atanga, nubwo usanga abantu benshi bitabira ibyo kunywa baguze n'amafaranga bishobora no kubagirira ingaruka, ariko siporo y'ubuntu ugasanga batayitabira. Imyitozo ngororamubiri rero igufasha kuringaniza ibiro, ikagabanya umuvuduko w'amaraso ndetse na cholesterol, kandi ibi byose bikagabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Twe gutegereza rero kurwara kugira ngo dutangire gukora ibi byose kuko tuba tubyumvise kenshi. Icya gatanu ni ukutanywa itabi. Kunywa itabi burya bizamura umuvuduko w'amaraso, bikagushyira ku rwego rwo hejuru rwo kurwara indwara z'umutima. Niba utararinywa ntukarinywe, ariko niba urinywa kurireka ni uguhitamo neza, kuko bigabanya ibyago byinshi byo kurwara. Wavuga ngo n'ubundi urupfu ntaho twaruhungira, ariko burya ibije utabigizemo uruhare wowe uba ukoze ibikureba. Ibyo utagizemo uruhare nta nubwo wabyicuza. Icya gatandatu ni stress management. Iyi ngiyi irakenewe cyane kuko hari indwara nyinshi dusigaranye muri sosiyete nyarwanda, yewe nta nubwo ari sosiyete nyarwanda gusa, no ku isi yose usanga iki kibazo gihari. Hari indwara ziterwa na stress, harimo n'iz'umutima. Wabigenza gute rero? Ugomba kugena umwanya ugakora ibyo ukunda. Kuba wakumva umuziki, meditation, kugenda muri natire, siporo, kubyina n'ibindi. Umuntu aricara agatekereza ati niki nkunda gishobora kumpuza kugira ngo ntazahura n'iyi stress. Cyane cyane ko usanga stress tuziterwa n'ibintu bitandukanye, birimo gukora cyane kuko niho isi itwerekeza, birimo gutekereza cyane n'ibindi n'ibindi. Icya karindwi, kwirinda indwara diyabete, kuko kugira diyabete byongera ibyago byo kurwara inshuro ebyiri zo kurwara indwara z'umutima. Ushobora kuba urwaye diyabete yewe ntinagukururire iyi ndwara y'umutima gusa, ahubwo ukaba warwara izindi ndwara kubera ko umubiri nta budahangarwa buhagije cyangwa nta ntege ufite. Icya munani, kuryama amasaha 7 kugera ku masaha 9 mu ijoro, kuko kutaryama amasaha ahagije bizamura nabyo umuvuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije ndetse n'uburwayi bwa diyabete. Niba utagira ibitotsi nanone biragusaba kujya kureba muganga wawe, kuko no kutagira ibitotsi ni indwara. Aha ngaha ndagaruka ku bintu abantu bakunze kuvuga. Ugasanga umuntu abuze ibitotsi agatangira kwitekerereza igishobora kuba cyabimuteye, nyamara atari muganga. Nyabuneka niba ugira iki kibazo cy'indwara y'ibitotsi, witekereza ngo ni impamvu runaka, witekereza ngo ni imyaka, ahubwo ihutire kugana muganga, bityo aba ari ugufasha cyangwa se aguha inama y'uburyo wakwitwara, kuko kubura ibitotsi bishobora kugukururira indwara nyinshi. Ibi bintu 8 tumaze kubaganiriza tubizirikane kandi twiyemeze guhinduka, kuko ngo amagara araseseka ntayorwe. Kandi burya uzakora ibyo ushoboye kugira ngo utazicuza. Kwicuza kuzabe guke, mbese uzasigara uvuga ko wakoze uruhare rwawe. Twe gutegereza nanone ko ari muganga ubidutegeka. Dufate iya mbere mu kwirindira ubuzima bwacu. Ndasaba abantu baba bafite ikibazo cy'indwara z'umutima ko badusangiza kandi bakagira inama abakiri bazima muri comments. Ndabashimiye mwese abo dukomeza kubana kenshi cyane kuri uru rubuga Iyungure, kandi mbizeza ko tuzajya dukomeza kuganira n'abantu batandukanye bashobora kudufasha muri uru rugendo turimo kuri iyi si, cyangwa se tukareba abashakashatsi batandukanye ibyo baba barahurijeho nabyo bishobora kudufasha. Mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mugire ubuzima buzira umuze. Kuba tutajya tubana uyu mwanya mu gusoza, ndongera kubasaba gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana namwe, kuko turi kuri uru rubuga ku bwanyu.
kubera mwebwe.